Ni byinshi bikomeza kwibazwa kuri uyu musore Israel Mbonyi usanzwe uririmba indirimbo zihimbaza Imana, ubaye udasanzwe muri Afurika ndetse no ku isi yose. Benshi bamwibazaho bagashoberwa, nyamara bakayoberwa byinshi kuri uyu mukozi w'Imana. Niyo mpamvu ndi hano ngo nkumare amatsiko ubashe kumenya byinshi utari uzi kuri uyu mukozi w'Imana Israel Mbonyi. Njye muri kumwe Kingsmont, komeza ushyigikira urubuga rwacu ukanda subscribe, like na share, hanyuma dukomeze kwagurira umuryango wanyu inkuru zidasanzwe zizaza zibamara amatsiko y'ibyo mutari muzi. Iyi ni inkuru irambuye ya Israel Mbonyi. Israel Mbonyi ni umwana wa gatatu muri barindwi bavukana, barimo abakobwa 3 n'abahungu 4. Uretse murumuna we ubwiriza ijambo ry'Imana n'uducuranga, ntawigeze uhitamo inzira ya muzika. Afite imyaka 5 nibwo we n'umuryango we bavuye muri Congo bajya gutura mu Rwanda. Bahise bajya kuba Kimisagara, aho ni mu mujyi wa Kigali. Nyuma baza kwimukira i Musanze kuko ariho se yari yarabonye akazi. Nyuma y'uko akazi ka se karangiye, umuryango wa Israel Mbonyi basubiye gutura mu mujyi wa Kigali, ari naho barizwa kugeza ubu. Israel Mbonyi yatangiye amashuri abanza ku Kamuhoza, akomeza Kabusunzu, hanyuma aza kuyasoreza i Musanze muri IR. Icyiciro rusange yakize muri Ecole d'Art de Nyundo, asoreza yisumbuye i Nyanza muri Ecole de Sciences Saint Louis de Montfort, aho yize imibare, ubugenge n'ubutabire. Nyuma yo kurangiza yisumbuye, yagiye kwiga mu ishami rya farumasi mu Buhinde, nubwo atari yashakaga. Israel Mbonyi yavuze ko mu bwana bwe yakuze yifuza kwiga gutwara indege cyangwa kuba muganga, nubwo bitamuhiriye. N'umusore wakoranye impano zitandukanye zirimo gukina umupira na karate. Yavanye umukandara w'ubururu, atangiye umuziki yiga mu mashuri abanza. Kuva yiga mu mashuri abanza, Israel Mbonyi yakundaga umuziki, aza kugira amahirwe yo guhura n'umupolisi witwa Gad wamwigishije gucuranga piano. Nyuma yo kugira ubumenyi bwo gucuranga, yatangiye kujya abikora mu rusengero yasengeragamo mu karere ka Musanze. Umunsi umwe, uyu muhanzi wari usanzwe ari umucuranzi yisanze rero ugomba kujya atera indirimbo muri korali ye. Bagenzi be barabikunda cyane mu rusengero. Uko niko yatangiye urugendo rwe mu muziki akiri umwana, ariko atazi ikizavamo. Mu 2012, Israel Mbonyi yagiye muri studio akora indirimbo yise Yanyomoye Ibikomere, cyakora ntabwo yigeze ashaka kuyimenyekanisha. Nyuma yo gukora iyi ndirimbo, Mbonyi wari utarafata umuziki nk'icyerekezo cy'ubuzima bwe, ahisemo kujya kwiga mu Buhinde adakoze indirimbo ye ya kabiri. Mu magambo we yivugiye yagize ati, numvaga nishimye kuba nagiye muri studio, inzozi zanjye zabaye impamo, mpita nigira ku ishuri mu Buhinde. Mu Buhinde niho Israel Mbonyi yatangiriye no gukora indirimbo, kuko abo basenganaga mu Banyarwanda bari batuye muri kiriya gihugu bakunda kuko yaririmbaga. Israel Mbonyi avuga ko yatunguwe bikomeye n'uburyo indirimbo zari kuri album ye ya mbere yakoreye mu Buhinde zaje kwamamara mu Rwanda, ubwo yararangije amashuri aho yize ibya farumasi mu Buhinde. Israel Mbonyi wari umaze kugira umubare munini w'abakunda indirimbo ye, yateguriye igitaramo gikomeye cyo kumwakira mu Rwanda. Ni igitaramo cyabaye muri Kanama 2015. Uyu muhanzi avuga ko ashimira buri wese wagize uruhare ngo kibe ndetse banakitabire. Iyo muganira ahamya ko nubwo cyari cyiza, ariko mu buryo bw'amafaranga ntacyo yakuyemo. Israel Mbonyi yavuze ko mu buzima bwe yagize amahirwe yo kugira ababyeyi bamukunda kandi bamushyigikira. Yemeza ko batigeze bagira impungenge kuko yatangiye umuziki ari ku ishuri mu mahanga, atangira kuba icyamamare batamuri hafi. Ibi byatumye ubwo yari yagarutse mu Rwanda bahisemo kumushyigikira, nubwo igitaramo cye cya mbere yakoze agahomba uburyo bw'amafaranga cyabanje kubatera amakenga. Icyakora ku rundi ruhande, uyu muhanzi avuga ko ababyeyi be bagiye bifuza ko yashinga farumasi kuko ari byo yari amaze kuminuzamo, ariko ntabashe kubikora kuko umuziki wakomeje kumubana ikintu kinini, birangira ahisemo kwikorera. Kuva yatangira umuziki, Israel Mbonyi ntiyakunze kumvikana mu nkuru z'urukundo, nubwo nawe ahamya ko ari igihe ajya ahura n'inkumi nk'umusore wese akumva agiye kugwa mu mutego, ariko ntibijya bibaho. Kugeza ubu nta mukobwa bakundana uzwi. Yakoze album zabimbure n'iyitwa Number 1 yasohoye muri 2014, iya kabiri yitwa Intashyo yo mu 2012, mu gihe iya nyuma yayo yasohoye yitwa Mbwira, akakurikizaho yise Nk'umusirikare yasohoye mu 2023. Israel Mbonyi yatwaye ibihembo byinshi bigiye bitandukanye. Icyaheruka guhabwa yagitwaye mu 2023 tariki 17 Ukuboza cy'umuhanzi wahize abandi mu gukundwa mu Isango na Muzika Awards. Israel Mbonyi afite ibigo byinshi yamamariza ibikorwa birimo ubucuruzi, ibikoresho by'ikoranabuhanga nka za telefone n'ibindi. Ni nawe ambasaderi w'ikinyobwa cya Maritona kidasembuye cya Skol. Aya ni amateka agaruka ku muhanzi mwese mukunda Israel Mbonyi. Benshi bagiye bibaza ku mateka ye, ariko ayo niyo mateka ye
y'ubwe yishiriye hanze. Njye muri kumwe ni Gizmont. Kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona inkuru zigezweho kandi zikunzwe.